Nongeye kubasuhuza bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe mwese abadukurikirana kuri channel ya Niwe Mahoro TV. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ibagirire neza, kandi umwami Imana abarebe neza uyu munsi. None ni mwene so Iribanje Jean Claude, dukomeje inyigisho twatangiye ivuga ngo ubwenge nk'ubw'inzoka, kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, cyangwa se ubusobanuro bwimbitse bwo kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. N'amagambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo ibice 10 umurongo wa 16, aho yabwiye abigishwa be arababwira ati, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Uyu munsi tugeze ku gice cya kabiri, aho tugiye kuvuga uburyo inzoka ari inyembaraga kandi igira imbaraga ziva mu mubiri. Ni inzobere cyangwa se ifite ubwenge bukomeye cyane n'imbaraga zikomeye ziva mu mubiri wayo ziturukamo. Inzoka zigira ubwenge bukomeye cyane kuko mu mibiri yazo ziremamo imbaraga zikomeye cyane ziteye ubwoba. Reka turebe icyanditswe tuza guhuza n'iri jambo cyangwa se n'aka gace ka kabiri tugiye kuvugaho, twumve icyo Imana ivuganye natwe. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 7 umurongo wa 20 kugeza kuri 23. Mariko 7:20 kugeza 23 hagira hati, aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana no kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Aya magambo ni amagambo Yesu yabwiye intumwa ze, ashaka kugaragaza ko mu muntu imbere nawe hari ibintu bimuranga, bimubamwo. Hari ibintu biba mu mubiri we, biba muri we imbere, bimuranga, bimugaragaza uwo ari we. Ibi byaba byiza cyangwa byaba bibi. Hanyuma ni ikiganiro yaragiranye n'abigishwa be kirekire kirambuye. Ushobora gusoma iki gice cyose cya 7 ukacyumva uburyo yaganiraga n'intumwa ze, ashaka kuzigaragariza ko mu muntu imbere harimo imbaraga zikomeye cyane. Uko mubona umuntu agenda atambuka, muri we mu mubiri we harimo imbaraga nyinshi cyane zikomeye, zishobora guhindura ibintu mu mwanya muto, zishobora kurema ikintu utatekerezaga. Mu umuntu ugenda harimo imbaraga agendana nazo. Iyo ari ugukora ibyiza, izo mbaraga ziba mu muntu zishobora gukora ibintu bidasanzwe byiza umuntu akumirwa. Kandi iyo ari ugukora ibibi, umuntu ashobora gukora ibintu ukibaza niba yari we bikakuyobera. Bivuze ko mu muntu imbere harimo gukiza, harimo kwica. Mu muntu imbere harimo ubuzima, harimo akaga. Mu muntu imbere mu mubiri w'umuntu imbere harimo ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba. Inzoka mu bwenge bwayo yaremye imbaraga zikaze cyane muri yo zitwa ubumara buba mu macandwe yazo. Zigira amoko menshi. Hariho inzoka zibitsemwo ubumara bushobora kwica abantu 1000 mu mwanya muto. Hari izifite ubumara ziteye ubwoba cyane. Hari nk'iyo bita hari inzoka ziba muri Australia zitwa Australia brown snake.
n'inzoka ziteye ubwoba. Bavuga ko igitonyanga kimwe cy'ubumara bwayo gishobora kwica abantu 500 mu munota umwe. Igitonyanga kimwe cy'iyo nzoka gishobora kwica abantu. Nuko ngo yo ubwayo yibitsemwo imbaraga zikaze zikomeye ziteye ubwoba, zituma umuntu wese uyibonye ayitinya akayubaha, ku buryo nta muntu ushobora gukina nayo, nta muntu ushobora kuyikinisha. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Inzoka ifite izo mbaraga zihebuje zibitse mu macandwe yazo, zibitse mu macandwe yazo, nazo ubwazo zirizi, bitewe n'amoko yazo, nazo ubwazo zirizi, zizi ko zibitse mu imbaraga. Yesu ashimwe. Birakwiye ko uyu munsi wa none natwe tureba muri wowe, ukareba imbaraga wibitsemo izarizo. Imbaraga wibitse muri wowe nizihe? Ndagira ngo mbabwire ko, reka ntange urugero rutoya rworoshye. Mwabonye mu bihe byishize uburyo abantu bisha abandi mu mwanya muto cyane, abantu baricana, abantu mu buryo abantu batabitekerezaga, ukabona umuntu yabaye undi muntu. Abantu basangiraga, bahanye amata, bahanye inka, bahanye amasambu, babyariranye abana muri batisimu, mu mwanya muto cyane ukabona umuntu abaye umuntu uteye ubwoba, ku buryo utamwisukira ishusho ye igahinduka. Ibyo ni ibintu biri mu muntu. Uyu munsi mu nyigisho ntabwo dushaka kwerekana ko dukwiye kuba babi, oya, turashaka kwerekana ahubwo ko umuntu akwiye kubaka imbaraga z'imbere mu mutima we nziza z'ibyiza. Haleluya. Imbaraga z'ibyiza. Yesu yavuze ngo ibiva mu muntu, ibiva mu muntu bishobora kumuhumanya, bishobora kuba bibi cyangwa bikaba byiza. Haleluya. Cyangwa bikaba byiza. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hari imbaraga zituruka imbere mu muntu, imbaraga zituruka imbere mu muntu. Umuntu wamenye Imana, umuntu wakijijwe, umuntu wamaze kwizera, muri we yibitsemo imbaraga 9 zikomeye zimubamo, zikwiye kugaragaza ubumana no kugira neza kwayo mu buzima bwe bwa buri munsi. Tubisanga mu Bagalatiya 5:22 kugeza 23, aho Bibiliya itwereka ko mu muntu harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo ingeso nziza, harimo gukiranuka, harimo kugwa neza, harimo no kwirinda. Ibyo bintu 9 ni ibyo Paulo yise imbuto z'umwuka, cyangwa se imiterere y'umuntu wamaze kuba umwana w'Imana. Ni imbaraga zimubamwo zikomeye, mu gihe twabonye ko n'izindi mbaraga zigera muri 13 mbi nazo zishobora kuba zikorera mu muntu, ziteye ubwoba. Nongere nzibibutse, Bibiliya yavuze muri Matayo 7:20 kugeza 23, yavuze ngo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bintu rero ni ibintu biba mu muntu, mu bantu habamo ibyo bintu, ntimuzashakishiriza ahandi. Iyo ari ibintu bibi bimwuzuyemo, biseruka hanze ari bibi nyine, abantu bakikanga. Ariko ku bantu bamenye Imana, nk'uko inzoka yibitsemo bwa bumara, za mbaraga zikomeye ziteye ubwoba, umuntu w'Imana akwiye kuba yibitsemo ziriya mpano, cyangwa se buriya buzima, cyangwa se iriya miterere,
dusomye mu Bagalatiya 5:22-23, aho tubonye urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Bibiliya iravuga ngo ibintu bimeze bityo nta mategeko abihana. Nanjye nkwiye kongera imbaraga zo mu mutima imbere dukoresheje umwuka wera. Ukwiye kongera imbaraga zo mu mutima wawe imbere ukoresheje umwuka wera. Twabonye ko ziri ari imbuto z'umwuka. Umwuka wera niwe udushoboza guhora ducaginga imbaraga nziza mu mitima yacu, ku buryo umuntu aba yubakitse neza. Bibiliya isomye mu Bagalatiya 6:8 hatubwira ko ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo. Uko ducaginga mu mwuka, ducaginga ubugingo bwacu, ducaginga imibanire yacu n'Imana, turushaho kugenda turushaho kuba beza. Hanyuma n'ibiseruka inyuma n'ibigaragara inyuma bikaba byiza mu bo tubana, mu bo tugendana, mu bo dukorana iminsi yose. Reka turebe ibintu nka 4 by'ingenzi ukwiye kwitaho muri iri jambo ry'uyu munsi. Icya mbere kiragira kiti ongera imbaraga z'imbere mu mutima, ufata umwanya uhagije kandi uhoraho wo guhura n'Imana bucece. Wowe uneze amatwi ukwiye kugira ibihe bihagije byo kwihererana n'Imana bucece, uko bukeye n'uko bwije, ufata umwanya wo guhura n'Imana, usenga Imana. Ibi tubyigira kuri Yesu ubwo yasengaga yihereranye n'Imana wenyine, ikintu yagiye ahabwa mu bihe bitandukanye n'imbaraga. Tubisoma muri Luka 22:43, haravuga ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga. Uzagira imbaraga z'imbere muri wowe, haleluya, z'imbere muri wowe, kubwo kugira ibihe byo kugendana n'Imana. Imana idufashe. Icya kabiri, fata ibihe, jya ugira umwanya wo gusenga mu ndimi zitamenyekana. Ubu ni ubundi buryo bwo gusenga mu mwuka, haleluya. Gusenga mu mwuka mu ndimi zitamenyekana byubaka mu mutima wawe gukomera, kuko uba ugenda uzamura igipimo cyo gusubusabane bwawe n'Imana, haleluya, haleluya, haleluya. Kandi bikaguhesha kugenda ugenda wunguka muri ubwo buryo bwo gusenga. Ubisanga mu Rwabikorinto rwa mbere 14:4, haravuga ngo uvuga mu rurimi rutamenyekana ariyungura ari kuhanura yungura itorero. Ni ukuvuga ngo ukwiye kugira uburyo bwo kwiyungura wowe imbere mu buryo bw'umwuka, ukunguka, ugatera intambwe mu masengesho yawe. Ntuhore usenga amagambo menshi yose ubiramwo, ahubwo ukimuka ukinjira mu isi y'umwuka, ukajya usenga mu rurimi rutamenyekana. ubu urimo ucaginga imbaraga zo mu mubiri z'imbere. Twabonye ko inzoka yibitsemo imbaraga zikaze cyane ziba muri yo, zigendera muri yo, zituma umuntu wese ayitinya, ayigendera kure. Iyo uri muri ibi bihe uba wuzuye imbaraga z'Imana, abadayimoni baragutinya, Satani aragutinya, ibikurwanya byose bikugendera kure, uba uhagaze neza. Icya gatatu, ukwiye kugira umwanya wo gutekereza no kwita ku ijambo ry'Imana. Abantu benshi ntibabonera umwanya ijambo ry'Imana mu buzima bwabo. Twirirwa mu isi twirukanka, ugasanga umuntu atashye yacotse, nta mwanya wo gusenga, nta mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu agasenga yihirika, ugasanga umuntu asenga amasengesho yasubiramwo, arasenga amasengesho ameze nko gutuka Imana, arasenga amasengesho ahondobera asinzira. Ntabwo ari byo. Ukwiye kugira umwanya wo gufata umwanya wo gusenga kandi ukoresheje ijambo ry'Imana. Ubu ni uburyo butuma nanone uba wubakitse, inkingi zawe zo mu mutima zubakitse, uhagaze neza. Isomye Yosuwa 1:8 haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rirakungahaye, rifite byose bihagije, ku buryo umuntu w'Imana iyo yaryitayeho akarisoma aba yubakitse rwose, kandi aba ahagaze neza, akabashishwa byose aho ajya hose. Ijambo rya kane riravuga ngo rinda umutima wawe
urinda ibibi. Rinda umutima wawe kuwandurisha ibibi. Jya urinda umutima wawe kuwandurisha ibibi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ukwiye kuba mu buzima bwo kumenya ko mu mutima wawe ariho habitsemo ibyiza byose, ariko kandi urangaye gatoya n'ibibi byose byakwinjira. Imigani 4:23 navuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Niba iby'ubugingo cyangwa se iby'umwuka twabonye ko biva mu mutima imbere, twamaze kubona kandi ko n'ibihumanya byose biva mu mutima imbere. Niyo mpamvu mu burinzi ukwiye gukora, nanjye nkwiye gukora, ni ukurinda umutima wawe, ni ukurinda intekerezo zawe, ni ukurinda amarangamutima yawe ko hakwinjiramo forode za satani, hakwinjiramo ibizira byinshi bishobora kukwangiza, bikazatunguka hanze byarabaye ishyano, byarabaye ubumara bwica, byarabaye bibi. Imana ibahe umugisha kubw'uyu munsi mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, tubonye uburyo inzoka yibitsemo imbaraga zitwa ubumara, zituma abantu bayitinya, kandi izo mbaraga zikaba ziba mu mubiri wayo. Niko tubonye ko n'umuntu mu mubiri we harimo imbaraga zikomeye. Hari ibibi bishobora kuba bibi bimuturutsemo, hari n'ibyiza bishobora kuba byiza bimuturutsemo. Nkatwe abakumenye kandi bakwizeye, duha imbaraga rwose zidushoboza guhagarara neza mu mwanya mwiza, imitima yacu yubakitse, kugira ngo ibituvamo bibe ibyiza, bigere ku bwoko bwawe, imitima yabo igubwe neza, ndetse natwe ubwacu bitwubakire icyizere cyo gukomeza kubana nawe dufite imitima itunganye.